bite byawe ubaye kikuvuye muri karasirika umuzimu mwishuri ariko ufite ikibazo cyo mu mutwe mbese kwanga ko ngukura nigiye muzimu Diane Matera agiye kuza amani ijya mu mwanya wawe kiravuba kandi sibyo mwiriwe nari mbazana umunyeshuri mushyashya mumwakire mumuhe karibu mugiye kujya mwigana natambuke yicara aho ngaho. Excuse me. Natwibwire. Ibyo ntago bindeba muzibwirana nyuma nari muzanye mwereka aho atangira kwiga. Natambuke yicare. Tambuka yicare hari. murakoze Sawa amasomo meza. Ubu nta kibazo mfite. Umeze neza? Tuze umbwire. Umuzimu mu ishuri? Ndabona ufite ikibazo. Mu ishuri hasigaye habamo abazimu? Asanga harimo abanyeshuri b'abazimu nkaba bigisha n'abizi. Rero ndabona ufite ikibazo. Jya mu macumbi y'abakobwa ubanza ujye kuryama uruhuke. Sibyo? Ugende ujye kubanza kuruhuka. Uti. Asimu. Wasanga uyu mwana w'umukobwa ibintu avuze ari byo. ase muri ishuri mwigana n'abantu batagira discipline. Ihangane mani nyine hari abantu bameze kuri hato. Njye ndabwira mu rugo bansubize ku kigo nigagaho. Sorry, biriya ni ibintu bibaho kandi bibayeho kuko ari byo. None se umuntu araje bahita bamukubita gute niga mu ishuri irimo abantu batagira Ase discipline. kunyuzura ntabwo uzi ko ari ibintu bibaho. Ihangane biriya ni ubwa mbere bibaye. Kunyuzura ni ibiki? Ni ubwa mbere bibaye ntabwo bizongera. Ihangane. None se ubwo uriya munyeshuri nizere ko atiga muri ishuri ariko yaje ufite umuntu yaje kureba muri ishuri. Yiga hano nyine ari kuri hato umutunzi. None se ubwo abarimu baramushobora uriya munyeshuri? Biriya tubireka ibyuriya nyine yarananiwe. Sundi witwa nde? Njye nitwa Pacifique. Wow. Nawe ushaka kumenya iryanjye? None angasi. Nese uzarimenya ryari kandi tugiye kwigana? Okay, njye nitwa Sandrine. Byiza cyane. Wigaga hese? Wigaga he? Nigaga mu Ruhango. Ese mama sha wigaga mu cyaro niyo mpamvu ariko kunyuzura ukumva ni ibintu bisanzwe. Si uri kozi kaba petro muri biriya bigo naho banyuzura kucyumva mani nawe jya ukomera mani umuntu nakakunyuzure nurangiza mu birebe gutyo ngo wiga. Sundi barabaye kureba iki? Ari mate. Ni ukuvuga ngo hano iki kigo cyacu hari n'abanyeshuri basigaye bananirwa ngomba kubakoregera ko niwe mfite n'andi materi wanjye niwe ngomba kubwira niwe ni materi w'abanyeshuri. None se barimo barananiye barimo baragusuzugura bateze urinjira muri karasi ugasanga niba basigaye bakundana niba ibiki bavuga banyweye bikancanga. Isi bya kino kigo nanjye byatangiye kuncanga. Oya ariko byo nanjye ndimo numva ngo mw'iki kigo harimo ibyana biri kugenda binanirana. Ariko wowe ikintu unkorera uze kunkorera liste y'ibyo byana byose birimo bishaka kwigira ibirara uze kunkorera liste uzampa iyo liste nzabakurikirane. Cyane kuvuga ngo ndigisha ngira ngo nimuzajya ngo makavuga ko ari amakosa yanjye se ko abanyeshuri badafata.
urumva mukamwanyirukana urumva n'ubundi kwigisha tukabona abanyeshuri badatsinda amakosa ni wowe tuzayabaraho ntako nakora rwose ngo nigishe ikinyarwanda buri munyeshuri wese afata ariko ndahindukira gutya ngasanga buri munyeshuri yibereye mu bye siko basigaye baramimbye n'amazina bamwe ngo ndicyarukweto urumva aho ngaho birakabije niba batangiye kuzanamo n'ibintu byo kuguhimba amazina ibintu bita amazina ntiwamenya ariko iki kigo dukeneye n'umwarimu wigisha imibare umwarimu wigisha imibare we ari uwo twari twatumije twari twabitanzeho ripoti ko hakenewe umwarimu turacyategereje igisubizo ariko turizera ko vuba azaboneka dukeneye umwarimu rwose wigisha imibare turamukeneye byataye vuba araza kuboneka twari twabivuzeho ko hakenewe umwarimu bakatubwira ko tuba dutegereje ubwo ni ugutegereza iminsi mikeya ariko uno igihe mfite ikibazo hari abanyeshuri basigaye bambwira ngo n'umusekirite wacu arabazengereje sinzi ibyiwe ntabwo ndabimenya ntabwo ndabyinjiramo cyane niba hari ikintu wabindushaho sinzi abazengereje mu buhe buryo se watinze maze warakaye ntabwo ari cyane ariko ntabwo natinze cyane uri heza ndi haruguru mu kibuga cya basket utasuhuje ese nzajya mpora nkusuhuza of course gushaka ko nguhobera so reba se ibintu byo byabura none se umeze ute ze fresh wariye cyane mukanya no kwitahira ahombe kubera iki ari gahunda mfite ugiye kureba cya kigabo ese ibintu byose ni abagabo none se usigaye mbona wikora abantu ndi bujye kujya gusura abaye bantu ni abashuti banjye babasura ariko ni abakobwa kandi abizi mw'iyi minsi usigaye mbona nazi guteze usigaye uca ahubwo inyuma se ukareba kubona uri kumwe n'umukobwa ino usigaye utereta subiza uko nawe gusimbura ninja uri uwa mbere ukanikurikira subiza wapi ntabwo ubibona ko ngukunda warahindutse gute kuriya kose nyine ahubwo wowe wahindutse gute wabonye ibisaza bikumiramo amafaranga nawe ureke ubwo muri ibyo bisaza rero ndetse ni igisaza gusa nyine ntuzajya ujya no kuca inyuma agiye buka ko ngukunda sibyo kandi ndagukunda show me sibyo binyereke nyine gute uko ushaka apfa kuri bunyereke none izuba urabibonera he icyo wapfa ni uko nakubwiye ko ngukunda hari ikindi ukora akantu kanyeka ko nkunda kumpango umusekirite ngo bakama buri bara amatelefone simbizi niba banazinjiza amatelefone byumva bo ari uko bari kunegera ngo umusekirite babaza amatelefone ariko nge sinjya nyabona none se ubundi ubwo telefone ubu bajya kuzibatwara telefone ziremewe ni kuvuga ngo ngewe nyine nagira ngo numve niba wenda ikibazo cy'uno musekirite ukize oya ntabwo ndakimenyaho ariko ubwo utwo tuntu twose uze kunkusanyiriza ayo makosa yose abo bana barimo barananirana nabo barimo batanga ngo ibirego by'amatelefoni tumanze tumenye ngo ubundi telefoni bazizana arinde ubabwiye ngo binjize telefoni ko telefoni zitemewe ni ikibazo rwose ndumva ari ikibazo ariko hari akantu maze iminsi nshaka kukubwira kare ndimo ndiyigisha mu ishuri ngiye kubona umuntu umwana avugije induru ariko nyigira ku kibaho gute ngiye kwandika mbona urasohotse yirukanka ndibaza bigenze bitese ariko kwita nshyira igitabo hasi ndamukurikira urabona umunyeshuri wikanze ari mu ishuri akabona arirukanse hari igihe ahura n'ikibazo ugasanga umurangaranye kandi ikibazo urumva cyavuka bakibaza mwebwe mba ndamukurikiye nsanga umunyeshuri yicaye hasi afite ubwoba arimo aratitira mbese si wamenya arambwa ngo yikanze umuzima yase iki kigo cyacu kibamo bazima ibyo bintu ko ari nanjye byancatse ese ubwo njya kuryama mu mashambure y'abakobwa uruhuke tuze kubikurikirana nyuma ubwo niba ari ubwa mbere byagaragaye wenda ni ukuzongera tukamenya wenda ngo ibyo bintu by'abazimu ngo bimeze bite tukareba iherezo ryabyo tukumva wenda byongeye biramutse bibaye twakongera tugacekinga tukareba tukamenya ikibazo gihari ari ikihe ndashaka ko uzajya umfasha nibuza nawe ukajya winjira muri karasi ukaganiriza abanyeshuri gake kuko urabona hari umunyeshuri mushyashya watuzaniye nawe ejo bundi nabonye ari kundekaramira ngo barimo baramubangamira ukabigisha ko umunyeshuri undi kungiye hari ibyo
mbabwira ntibabyumve kandi umunyeshuri mushyashya nabonye azi n'ubwenge uriya munyeshuri ni umunyeshuri umuhanga mushyashya waje nabonye azi ubwenge nshaka kuzaza ukabaganiriza se tuzashaka n'ukuntu twaneka niba nta makosa abera muri kino kigo ushobora gusanga harimo amakosa baduhisha urumva tukaba tutayazi. Ibyo bintu byose ndaje mbikurikirane mbyigeho mu minsi mikeya ndakeka ko ndaza abo banyeshuri barimo bananirana ibyo bintu by'imizimu ndaje mbyigeho ndaje mbyikurikiranire n'abo bana ngo nabo sinjya amenya ibyiwe. Nuse ntabwo unyuzwe? anyuzwemo gake Reka ndagukunda uje ubyemera. Cyeka nuza kusura nibwo nzanyurwa neza. Nzaza nukuri kandi ndagukunda sinyo. Ushaka ndaza kugusura njyewe. Kuwa gatanu kandi tuzaba twaje kwiga. Nimugoroba. Turi hamwe cyumweru mvuye gusenga. Njye gusenga? Sure. Kuri njye. Ujye jyayo urambeshya. Byaza naza ku cyumweru nka nimugoroba. Uzarara ariko? Nzarara kandi kwa mbere ari ishuri. Uzazana ifumu. Ubwo se twararana he? Ubwo se wanyu bambonye? Ndetse wakubona. Nzaza mite nawe. Nta kibazo upfa kuzatinda. Ariko nize gutambeshya. Ntabwo nkubeshya nzaza. Kambyizere gutyo. Byizere. Mugezeho mbona nyubaha mbona ari ku kazi ariko n'umwana mwiza nanjye mba mbona nta kibazo. Ariko abanyeshuri buriya bashaka gusanga hari ibintu baba bapfa. Ubwo urumva ndaje byose mbikurikirane. Ahubwo tugomba kuzajya tumubwira zamu akajya agera no ku mashambure y'abakobwa hatazagira abahungu bazajya baducika bakajya ugasanga ikigo cyacu kijemo ibintu by'inda. Nabyo urumva byaba ari bitera icyasha ku kigo cyacu. Ariko ikibazo cy'umwarimu wigisha imibare icyo kibazo cyo wowe ukindekere ndimo ndabikurikirana kandi vuba umwarimu araza kuhagera. We ntugire ikibazo vuba umwarimu araza kuba hageze. Ubwo ibyo bintu byose by'amakosa ari mu kigo nanjye ndaje mbikurikirane menye ngo biri gupfira he biri kugera he. Ubwo niba n'abana bafite imico mibi nitubahana bakananirana ni ukubirukana. Urakoze cyane rwose. Sawa sawa. Niyo mpamvu nkwemera buriya kuganira hari byinshi tuba twungutse byateza imbere ikigo cyacu. Byinshi tugomba guhindura n'ibyo tugomba gukora. Ntacyo ubwo turi kumwe reka ngire utwomba ngiye gutunga. Sawa urakoze nanjye kansubire muri karasi. Nose shunti nyagukorera kikakubabaza. Uri kumwe twaduhungu Nose utuye duhungu barakara abana twigana. Asara mwigana mwirirwa na muhora na mwicara na muri karasi. Uzanyiza kuza barabakobwa mo muri kumwe. Abaye. Bari amwirirwa. N'abakobwa nirirwana. Cyase barabirirwa postinga nanjye njye ndakara. Barani ba sister. Yego ba sister we. Ako ufite ba sister nk'igihombo. Ibyo tubyore ufite agatatu keza mu ndatu. Tucaraje man. Rose. None se walayi ko ndeba teca avuyemo utwe ntitwakikurunda se walayi. Sha birumvikana kabisa nese twagumya gukwamira class dukora iki bro reka twiviremo. Nanjye mfitemo igikwaka nanjye ndashaka nyine tugende tugikorere wakwaya turebe ko twagaruka ari wa neza. Yewe niyo gahunda ubundi niwe wanjye. Akaraye marangukora ntabwo ari wankora walayi. Bana ubu nigitaye bro nigitaye subizi. Shayino ni neza. Nta gitima kibika ko reka twiviremo we gusa. Anga wundi abari neza. Ndabure bino Shadia, ufite ubwoba se kandi wabaye? Mbonye umuzimu muri class. Ubonye? Umuzimu muri class. Umuzimu? Nose na n'ubu uracyafite ubwoba? Mfite ubwoba ndi kumva ndi kumubona. Ako, noneho ndakako. Ibintu byahangaha bimeze bitegera hirya twicane. Umuzimu wawubonye gute se? Ko nzi yuko muri kigo turimo cyose nta kintu kimwe giteye ubwoba kirimo. Nari nicaye muri class. Noneho sinzi ukuntu nahindukiye ndeba inyuma mbonye nyine umuzimu. Disishyano. Nese nibyo byaguteye ihungabana?
mfite ubwoba ko wenda yaza kugaruka mu kanya. ntabwo yagaruka none se hano ko nta muzimu ubamo muri iki kigo Kandi mu kanya mubonye ari kugaruka. ikigo gituje gutya Paul sibyo nta kibazo nta kintu na kimwe cyenda kuba hano humura ibintu byose bimeze neza sibyo ihangane uraza kumera neza sibyo kandi iki kigo weho ubwawe hari n'igihe biterwa n'ukuntu ubayeho mu buzima ugasanga niyo mpamvu urimo urabona ibintu bidahari ariko hano nta muzimu ubamo genzi ko nta muzimu ubamo sibyo none umutima wuzi ko utera muri 80 nose ko utagiye kuruhuka basi Nari nje gufata akayaga hano hanze kuko mu ishuri numva mfite ubwoba. Okay nta kibazo okay then nimba wumva umeze neza uraza kujya muri class ugenda uryamye uruhuke sibyo numva yuko nta kintu kimwe cyatuma utajya kuruhuka nimba uri murabona abazima ariko ibyo bintu ndumva bitabaho kuri njye numva ibyo bintu bitabaho nose ubwo umuntu yabona abazimu gute Ndamubonye muri class. Njye nabonye uvuze induru uhaguruka ntago nigeze mbyitaho ariko nta muzimu urimo ibintu byahariya byose kuba biri ku murongo sibyo ariko nugira ubwoba uraza kumera neza turaza kwitaho sibyo wumva umeze neza wumva unyuzwe wumve wishimye ndumva ibyo bintu ntacyo bitwaye Pole uraza kumera neza wewe urambonera di guma gutyo umuryame gutyo uzana na telefone ku ishuri abakozi wagireka isi kanyafate mu ntoki utayinyaka niho nose habaye akuryamyeho muri tubuze ngo mayarya n'amabitoza bya Aburahamu nose kuba ndyamyeho hari ikibazo kirimo wagireka ku kazi nta kibazo cyabaye kuko akuryamyeho bitwaye iki akuryamyeho ngo ryama hengo ngege urashora kugira ngo ntabivuga umva ukuntu bimeze umva nta biceri noneho ndiwe ariko urashora abo bushide ngo yarambwiye ngo muhereze kode ngarohereza yaratorotse igipangu hari ya ruguru basi fariko ngese yangane muri iyi minsi nta amafaranga ufite nayo pe uryamanye n'umukobwa ntabwo naryamanye nawe ariko wagiye ugira akuryamye we yaranyegamijeho ntabwo arasigaye iki niba yarakuryamye bwarasigaye gute mukura mu myenda mwabihorera no hariya mamiza muhariya se ndabayobewe abanyeshuri b'iki gihe erega no macunga igipangu hariya basi telefone yanjye unyishyure kubahana oya abo ushize n'abatwariye telefone ako mu telefone mamu yazana umujyane kwa diregiteri oya none singiye yenda yitwa basi imereze urumva uranyishyura n'amafaranga mfite weretse ba wicaye muho ujye umuhungu mupanga ibiki Nta kintu dupanga nuko nyine yararaho. Umva ngiye musanze hano arambwira ngo abonye umuzimu. Amuzimu? Yabonye umuzimu. Amuzimu aramezeme bamuri iki gipangu ra. Iki kigo ariko koma ninda ari umuzimu yaca. Dero umuzimu nguri inyuma yawe. Dero umuzimu nguri inyuma yawe. Aho kubise serago muri. Uwo none se urajya he? Oya urajya he? Angize ngo ni we. None se sova ngo na muzimu hari? Hanyuma we warugiye he? Nyine nayo kugira ngo unyegera urabonye nawe umurabure oya buretse oya ako rero nawe uri kiwere nose hano umuntu ureba hariya amafone yanjye mbere yuko ugenda amafone yanjye banze ariko ngurire akira mugoma mu byaro Gera muri class. Tuzaza kuvugana sibyo? Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great.
I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? My strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name. And I ain't gonna lie.